ahantu mfite uko ubwo naraje ubuzima burancanga. Mama komera mu mutima baraho nerekera nze ko baraho nerekera mwana nkajya murara no hanze harara mu madushe y'abantu acunga bagiye nko kuryama njye narambura agatenye nageraga muri dushe tukaryama n'umwana byose rero bimutera agahinda. Arambwira ati rero hari agatuwarete mfite karuzuye ngiye kukica kagene nkakwicire nkagutize ubayemo Mana nikugirira neza uzibuke ko nanjye nakugiriye neza ukansubize. Ubwo rero aka gatuwarete mwansanzemo nuko nguko naje kukabamo. Ubu iyo imvura iguye ntago turyama hose harava njye wamahantu njye kumusaya niyo ndaryama hasi kuko nararanyagirwa ahantu hangana gutyo biragoye. Ikibazo mbonye ndambika umusaya niyo naryama hasi rwose ariko nkava hano hantu ndaranyagirwa nta kibazo pe. Kiro nakongeraho urabona uyu mwana aracyari mutoya ni umwangavu ntiyiga tubana muri tuwarete tubona hari n'igihe ninjira twakandagira nkumva nyine hagatigita kuko bahatabye barengejeho. Rero mbonye nk'ubufasha nubwo nkabona umuntu munkirira mu ishuri cyangwa wenda nk'ikintu nkakora kuba namwishyurira byaba ari byiza. Turya uko nabonye ikiraka nateye nk'akaraka ko gufasha cyangwa umuntu yamamagara ati ngo nkorere isuku byaba bitabaye nyine tukaryama turabimenyereye. Dore n'uyu nguyu niwe tubana hano. Muhereze mikoro. Abantu muri rusange ndanagize amahirwe yo kwiga ngenda mbashaka kwiga kunyine kubera ubushobozi bw'inkundira. Ngushimire tubana mu buzima bwa buri munsi nizere yuko umeze neza nawe utameze neza senga kandi buriya byose ngo biva mu gusenga. Imana irahari kandi Imana irakora Uwiteka araza kugutabara. Uyu munsi rero ushobora kwibaza ati kuki ndaha ngaha kuri kamera zacu murahabona umubyeyi nawe turaza kumuha ijambo atangira bibwira. Ushobora kugira icyo wakora ushobora kugira icyo wamufasha. Ahangaha turi nahaba nahacumbitse kumugira neza wamufashije byose ari buze kugenda bitubwira. Mama ikaze ku Mutako TV watangira wibwira abadukurikiye n'amazina yawe. Mwiriwe neza nitwa Diane. Urakoze kutwibwira hari ibyo watuganirije nifuzaga yuko ubwira abantu badukurikiye utangira utubwira muri make. Wase Diane ubuzima arimo abubayemo gute? Wase Diane ni muntu ki watangira ubwira abadukurikiye? Wase Diane rero ubuzima ndimo buragoye. Yewe nuruka Kamonyi karere ka Kamonyi aho bita Rukoma. Rukoma rero ubwo wacu banangije mu ishuri narigaga mu mwaka wa 4 nuko undi mwana aza kunshuka tuzana i Kigali. Tugeze inaha rero njya gukorera umuntu akazi ko mu rugo. Umugabo nakoreraga aranshuka anerinda yari umugabo ukuze. Maze kunerinda aho yabaga arava aragenda. Nyuma nyine yaje kunerinda maze kumenya ko nwite kuko byarangoye no kumenya ko nwite ntago nabyiyumvishaga. Ubwo rero maze kumenya ko nwite nasubiye kubimubwira ko yaneye inda. Angije arambwira ngo ntago ari utera inda wenyine. Gahinda karanyica. Maze kunyica nagenda mbwira umubyeyi nari ncumbitseho ko yambwiye
umubyeyi arambwira ati ngomba gukara mu gitondo tukazindukana tukajya kumureba. Ubwo rero tumaze kujya kumureba twarajya aho yakoreraga dusanga arahari, umubyeyi bimubwiye namubwira ko yambwiye ko atari utenda wenyine. Turakata turataha, tumaze gutaha tujya inama y'uko angira inama y'uko ngomba kujya gushaka uwo mugabo nkamurega. Ubwo tumaze kubipanga ko tugiye kumurega, we niba byaramukomanze ku mutima niba ubwoba yagize, twasubiye dusanga barimutse baragiye n'umugore n'abana. Gusa ashaka ko yarabafite no muri gahunda, ariko ahanini nabyo nizera ko birimo. Bajije rero bambwira ko yagiye muri Amerika, birangira gutyo. Nari nzi izina rye rimwe, nta nomero ye nagiraga, mbese nari nyiri n'umwana, ntago nari kubyitaho cyane. Naje kugomeza mbana n'uwo mudamu. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? 17. Naje kugomeza mbana n'uwo mudamu nwite nyine. Nari mfite mama, ariko mama ntinya kubimubwira ko baneye inda. Ndakomeza mbana n'uwo mudamu, umudamu niwe waje kubibwira iwacu. Nari nyifite papa ahita amubwira ati ntazangerere mu rugo. Ubwo ndakomeza mbana n'uwo mudamu n'umwana, tumaranye umwaka ndataha. Biranga ko tugomeza kubana, ndatangira kubana na mama. Umwana ndakomeza ndamurera na mama. Agize imyaka 2 mama arambwira ati se ati umwana wamusize ukagenda ukajya gushaka ubuzima, kubona udashobokanye na papa wawe, kandi n'umwana akeneye igikoma n'umwenda, bizava he? Kubera ko wacu n'abantu batifashije. Naje kuza nyine Kigali, ndagaruka ngeze inaha ura n'umudamu amakazi ko gucuruza inkweto mu Biryogo. Nyine akajya ambwira tujye dushakira abakiriya, cyangwa nimba nanagiye usigare. Ubwo umudamu yaje kuzajya nsigaho nyine curuza. Ubwo turabana bigejeje nko mu mezi 8. Naho ubwo ngubwo tuza gupfa akantu gatoya, aranyirukana. Maze kunyirukana, papa nibwo nano yaje kwitaba Imana. Umva umwana wanjye afitwe na mama. Mama nawe aragenda nyine n'umuntu w'umukene uraho. Umwana arambwira, abandi baturanye barambwira ati umwana wagiye gupfa, none uzaza umutware, merewe nawe mama ntamushoboye, na papa we nawe uhari, uzazitwara umwana wawe kugira ngo azagwe hano. Mwana naragenda muzana. Maze kumuzana, urimo urumva wa mugore yaranyirukanye, ahantu mfiteho ko ubwo naraje ubuzima burancanga. Mama komera mu mutima, komera mu mutima. Baraho nerekera. Maze ko baraho nerekera, umwana nkajya murara no hanze. Arara mu madushe y'abantu acunga, abantu bagiye nko kuryama, njye nabarambura agatenye nagiraga muri dushe tukaryama n'umwana. Bwacya tukabyuka kare saa 11 tukaba twabyutse kugira ngo tagira umuntu nsanga muri dushe yiwe. Ubwo tukirirwaho, ubwo twenda nyine yari afite akana kamushiriho, umugera neza yancaho kama nk'ijana, cyangwa agenda mu ngo nshaka uturaka n'umwana. Nyine umva nari mwetse umwana nkabwanise mwamaye kiraka nkafura, cyangwa yenda nkakora n'isuku mukamera umwana ibiryo cyangwa igikoma. Ubwo benshi na benshi nyine bakabima, umaye 200, umaye 300, umaye 1000. Ubwo yandagiraga mu rwo ngabona 1000, narakironderezaga na rwa ruhinja metse gera bwamenya kurya, nkajya genda nkajya ku muhanda nkagura ibishyimbo n'ibirayi byo mu mavuta tukarya, nkamurengereza igikoma nkamuheka, nabona hano mu gacucu karyama, nanjye nkaryama tugasinzira, tugacunga abantu baryamye za saa 8. Hari dushe narabonye najyaga kuryamamo saa 11 banabyutse kugira ngo batansangamo. Ubwo buzima mbubamo ngira no kumenyera buryo ikintu cyose umuntu aje gusanga umuntu akimenyera rwose. Menyera kuri muri ya dushe umwana wanjye akajya arwara, ariko ibintu bisanzwe, ariko ntago yapfuye. Ubwo rero nyuma nibwo naje kujya gushaka akaraka ko gufura. Yego. Agenda nitura kuri uwo mugabo ari we wakunganirijeho amakazi, akagenda namfasha. Maze kumpa akazi nyine ambaza ubuzima bwanjye bwose ndabumuganiriza, mwerekana ahantu mba. Mukorara hanze naje guhura n'umusaza
yaranyitegereje igihe kinini akajya ndeba n'umwana nyine ashobora kuba yarabonye ubuzima ndimo ko bumeze. Arambwira ati se ubundi ubaye, ndamubwira nti singira aho mba, mutekerereza ukuntu ndana muri dushe, mutekereza ukuntu umwana mugurira ibirayi by'ijana byo bidutunze byabura tukarara ubusa, ukuntu mfurira muri mazi, byose rero bimutera agahinda. Arambwira ati rero hari agatuwarete mfite karuzuye ngiye kukica, kagende nkakwicire nkagutize uba ubayemo, Imana nikugirira neza uzibuke ko nanjye nakugiriye neza ukansubize. Ubwo rero aka gatuwarete mwansanzemo nuko nguko naje kukabamo n'umwana wanjye. Ubu ngubu dukomeje ubuzima nta kibazo, ndagenda nkafura nkatera ku karaka ngafura, nkaza ngahaha akaraka kaba kabuze tukaryama, cyangwa se nawe nabonye n'umugira neza kamfasha. Nubwo buzima mbaye murebye mbere yuko uwo mugira neza akubwira ko afite tuwarete agiye kuyica, ari nayo twasanze ubamo, utarabona uwo mugira neza wabaga hehe? Naho n'ubundi wari ukirara mu madushe y'abantu gutyo? Njye nari mfite dushe nararagamo saa 11 nabaga nabyutse kugira ngo batansangamo. Nayijyagamo saa 5 bagiye mu nzu, saa 11 nkaba nabyutse kugira ngo badasanga nyiryamamo. N'ubundi nari nyirara hanze mfurira muri mazi. Nibwo yanyitegereje igihe kinini niko koma kano gatuwarete ati genda kabemo, nuko rero nkajya nera mu ntero turaka twihengeka muri aka gatuwarete. Watubwiye tugitangira ikiganiro, uratubwira uti uwaneye inda nubona akoreraga akazi ko mu rugo, utubwira uburyo wasubiye uramubura, usanga yaragiye. Ese nta makuru ufite y'ahantu ashobora kuba ari, cyangwa se nimero ya telefone? Amakuru yanyaheruka icyo gihe njya kumura bambwira ati bagiye muri Amerika, nta numero ye nagiraga. Kugeza ubu nta makuru mfite, uretse ko amakuru mfite ari uko ari haba n'umugore n'abana. Ntandi makuru ye ndongera kugira. Ko nyine umwana nuko naremenda mu ruhano ndatuza. Uyu mwana ko twabonye ari umwangavu, ni arimo kuko sinzi bavuga ko biba bincanze. Nyine ni umwana, urabona ko ari umwana urimo gukura, uri mu bukumi. Ubu se ariga? Ntago yiga. Ntago yiga, gusaba bishaka ariko ubushobozi burabura. Ejo bundi hari umudamu nabwo wambwiye ati se umwana uzakomeza kumwicarana, ati wagiye ukamwishyurira ibihumbi 10 kuri mezo ngo baza kiga imashini. Hamwana ese ko nta na make yamfite nabigenzana. Nuko nyene nuko tubayeho. Ndabayo bera udakika 10 ndi mushonzi je kubire ko kuburewe. Hari abantu badukurikiye kandi abantu baratwumva. Abantu baratwumva, hari abantu badukurikiye hano ku Mutako TV. Icyo twagusabira cyangwa se ubufasha, cyane ko ari ibintu byigaragaza, ibintu bigaragarira buri muntu wese. Ubu se uramutse ubonye nk'umuntu akavuga ati ndabishyurira inzu byibura amezi 2, urabona nawe uri mufite bwo kuryamaho, tuwarete ahantu muba biragoye. Icyo nk'umugira neza, nk'umuntu uri kubona iki kiganiro ashaka kuba yagufasha, ikintu wumva kibanze byibura umuntu yaba agufashije muri ubu buzima ubayemo niki? Abadukurikiye, abayobozi bacu ndabizi ko badukunda, ndabizi ko kandi bagira umutima ufasha. Na perezida w'igihugu abantu benshi ajya afasha, murabumva cyane, aradufasha kandi turamukunda cyane. Kiro nakongeraho, urabona uyu mwana aracyari mutoya, ni umwangavu, ntiyiga, tubana muri tuwarete tubona. Hari n'igihe ninjira twakandagira nkumva nyine hagatigita kuko bahatabye barengejeho. Ubwo rero ibyo kubyihanganira no kubura uko umuntu agira, ariko nyine tuyibayemo. Ariko ikintu giteye agahinda ni umwana nk'uyu nguyu ubutiga ugeze hano, ushobora kugenda bakamushuka
ntawe uzi icyo Imana yamuteganyije, wenda ari kuzavamo umuntu ukomeye. Ayo mahirwe yari ntayo afite. Bibaye byiza nk'abantu badukurikiye, nk'abayobozi bacu, ni ukuri nasaba ukuntu bamfashije yakwiga, kuko ashaka kwiga no ku bushobozi buba bukeya. Kuba ndi muri iyi nzu sinishimye pe, kandi nyibanamo n'umwana w'umukobwa ungana kuriya, ariko n'ikibazo cye cyo kuba atiga kirambabaza cyane, nka buri kintu ngikoraho. Kuri rero mbonye nk'ubufasha, nubwo nkabona umuntu umushyirira mu ishuri, cyangwa wenda nk'ikintu nakora nkakoraho kuba namwishyurira, byaba ari byiza. Gusa nyine birababaje kubona umwana nk'uwicara yirwa genda umujyana mu turaka two gufura, ubundi singena namusiga turagendana. Kuba nakora ako karaka karya, n'ubundi turarya, nubwo aragiye dushishamo tukanabibura, ariko aragiye Imana itugaburira tukarya. Kuba rero yaba yagiye kwiga, n'ubundi nkajya gukora nk'ako karaka, yaza nkamugaburira ko mvuga ngo umwana avuye ku ishuri. Kuba atiga nanjye kandi birambangamiye cyane. Nawe kandi wabyishimira, nawe uramubona uko angana, ntabwo wabyishimira ko umwana ngo yicaye atiga. Nasabaga rero abatwumva ko baye ngombwa wenda mwakwifuza kumfasha ku mwana yamfasha, haba ari mwakwifuza kungirira neza nkabona aho kuryama nawe yamfasha. Imana nitanga umugisha, njyewe nta kintu nabona cyo kubitura. Ubu iyo imvura iguye ntabwo turyama, hose harava. Njye wamuhanu njye kumusaya, niyo ndaryama hasi, ariko kuba naranyagirwa ahantu hangana gutyo biragoye. Ikibazo mbonye ndambika umusaya, niyo naryama hasi rwose, ariko nkava hano hantu ndaranyagirwa, nta kibazo pe. Icyo kintu kingoye kurusha ibingoye ni byinshi sinanabivuga, kandi byinshi mwabyiboneye, kuko sinabivuga ngo mbirangize, ariko ikintu aneri kingoye kurara tunyagirwa n'umwana. Bintera agahinda cyane. Niba niguye wenda ari ku manywa tukagira uruhande rumwe, cyangwa akenshi tujya no kugama kuri aho ngaho, ariko ikibazo ni nijoro. Urebe ukuntu hangana, urebe ko wava, wangigwe nijoro ntabwo turyama. Uyu ni Umutako TV. Reka ngushimire tubana mu buzima bwa buri munsi, ngushimire dutangira iki kiganiro, kandi nizeye ko turaza kukigerana ku musozo. Ni byinshi cyane tuzajya tubagezaho ubuzima bugiye butandukanye, inkuru nyinshi zitandukanye. Ushobora kuba rero wicaye uvuga ati yego nanjye ntago nifashije, ariko mbonye 1000, reka nyoherereze Diane arebe uburyo yagura ibirayi n'umwana, hari icyo mbonye, hari icyo namufasha. We rero ugifite umutima, kandi ndabizi nta kintu kidashoboka. Tufatikanye turebe ikintu twafasha uyu mubyeyi, turebe ko ubuzima arimo hari impinduka ishoboka yoroheje yaboneka. Dia, nk'umuntu aramutse akeneye kugira icyo agufasha, ndagira ngo wenda ubanze ubabwire nimero yawe ya telefone. Nimero yanjye ya telefone 078 7 16 25 90. Niyo nimero yanjye ya telefone. Okay, tuyisubiremo rimwe. 078 7 16 25 90. Wenda uwo mugabo cyangwa se papa w'umwana wagukoreshaga akazi ko mu rugo, nawe niba wenda Imana ikimuhaye ubuzima, niba kiriho, nk'uko wagiye kumushakisha ukamubura, ugahabwa amakuru y'uko bagiye muri Amerika, ashobora kuba kiriho, n'iki kiganiro nawe akaba yakibona rwose. Nawe buriya ndabizi, ushobora gufata iyo telefone, ushobora gufata iyo nimero wari umaze gutanga akakuvugisha. Twabyumvishe ni birebire, ngiye ku bwanjye ndumva twanasubikira aho ngaho. Murakoze, ni birebire
barari byinshi umuntu aba atavuze n'abavuga ngo birangize. Murakoze cyane n'abanyumva nabo kandi bakoze kunyumva. N'abanyumva nabo bakoze kunyumva. Burara abantu bagira umutima wo gufasha kandi wagira icyagira ajya afasha mugenzi we. Kubera ko byose tangwa n'Uwiteka kandi Imana iguha umugisha. Saba barakoze abaneza amatwi. Namwe murakoze cyane kuba mwaje kunsura. Imana ibahe umugisha mwese. Ubu murya ari uko wagiye gusha inshuro? Turya ari uko nabonye ikiraka nateye nk'akaraka ko gufura cyangwa umuntu yamamaga ati ngo nkorere isuku. Byaba bitabaye nyine tukaryama. Turabimenyereye. Uko tubaye. Uyu mukobwa afite imyaka ingahe ndi kubona? 15. 15. Wowe? Njye mfite 32. 32. Sinzi niba wenda yatwemerera cyangwa se watwemerera agasa nk'uwicara aho ngaho gato ukamuterura. Kagize isoni. Dore n'uyu nguyu niwe tubana hano. Muhereze mikoro ko harakaye umwana. Egera mikoro. Bakwita nde? Ungeneja. Ungerishwe? Ungenejane. Ungenejane. Ja, mama tubwiye yuko utarimo kwiga kandi urabona yuko uracyari umwana ukeneye kwiga cyane ko igihugu turimo twifuza iterambere. Kwiga ni byiza kandi birafasha, bifasha ahazaza h'umuntu. Nicyo ushobora kubwira Abanyarwanda badukurikiye? Ijambo ni iry'amasegonda 30. Nashobora kubwira wenda ongerishwe. Hari nk'umuntu ushobora kubona iki kiganiro akavuga ati reka Jani mufashe, reka mvugishe mama we, njyewe mbonye amakayi, ndakaba yavuga ati Jani reka mwishyure wenda iki gihembwe utaha uko Imana izabigenza. Nise jawe ntago wifuza kujya ku ishuri nk'abandi bana? Ndabyifuza. Ngari ugira ikintu tubwira basi amasegonda 30. Sabuza akantu mbwira. Icyo nabwira abantu muri rusange, ndanagize amahirwe yo kwiga. Ikindi mbashaka kwiga nyine kubera ubushobozi bw'inkundira. Abumva babishoboye bamfasha nanjye nkajya ku ishuri. Sawa urakoze. Ngayigendere subiza mama mikoro. Kangushimira yo twatangiranye iki kiganiro tukaba tukigeze ku musozo. Ushobora kuba ufite icyo wakora, ushobora kuba ufite icyo wafasha uyu mubyeyi. Ubuzima bayemo wabubonye, ubuzima arimo. Dufatikanyirize hamwe kandi nzi neza ko byose bishoboka. Dia, dusoreza aho ngaho. Dusoreza aho none se kadusoze. Ibintu ba mu buzima bw'umuntu aba ari birebire ariko bike na bike ni ibyo ngibyo bawumvishe. Kadusoze gusa urakoze. Nari MC setting uko bisanzwe.
nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira. Uyu ni Umutako TV, aha twari twasuye umubyeyi uri mu buzima bugoye, umubyeyi kandi uri mu buzima bukomeye. Aya basi dusubire mu biganiro bikurikira.